ndi umugore, ndi nyampinga, sinzatesha agaciro uwakampaye. Nongeye kubashimira rero abakurikiye Clarisse TV Official. Nkuko twabibabwiye mu byo tuzajya tubagezaho, dusanzwe tubagezaho ibigendanye n'amasomo y'imyuga, ariko noneho uyu munsi ntabwo twabazaniye amasomo y'imyuga, ahubwo twabazaniye ibindi bintu bigendanye n'amasomo. Uyu munsi tugiye kureba kuri gahunda ya dushime. Mu buzima buri muntu afite umuntu wagiye umugirira neza mu buzima, agira umuntu wamuzamuye, agira umuntu ashobora gushima mu ruhame akavuga ati ibyo ari byo byose uyu muntu nanjye iyo mbitekereje birandenga kuba Imana yaramuzanye mu buzima bwanjye kugeza uyu munsi nkaba mufite, cyangwa se kukaba twarahuye. Hari umuntu muhura akakubera umugisha burundu. Rero uyu munsi twaje muri gahunda yo gushima abantu batugiriye neza. Hari igihe utekereza se unamushima gute? Ahangaha kuri Clarisse TV uje ukansaba ukavuga uti hari umuntu nshaka gushima by'umwihariko. Birashoboka ko waba ufite umuntu ushima, birashoboka ko ari mama wawe waba ushima, ukavuga uti uko byakagenda kose mama, amezi 9 mu nda yawe, untwite ugenda wigengesereye, udahuga wanga ko nkugana, ukamubwira amagambo meza. Icyo nicyo gihembo cy'umubyeyi. Iyo umweretse yuko yagize agaciro mu buzima bwawe, iyo umweretse ko hari ukuntu ibyo yakoze ubiha agaciro, ni ukuri ibyo bintu binezeza ababyeyi. Birashoboka ko ari papa wawe, ukabavuga uti ibyo ari byo byose papa, ni ukuri nanjye maze kuba umusore mu myaka 25 ngize se cyangwa 20 n'ingahe, nshubije amaso inyuma ntangiye gukorera amafaranga, nsanze waravunitse cyane kugira ngo mbe narahereye mu bwana nzamuke mbigukesha. Ni ukuri papa, ndagushimiye imbere ya social media, ndagushimye washaka ibihembo kamuha. Ntabwo ibi ngibi mbikoreye yuko mutashimye ababyeyi, ariko ahubwo impamvu mba mbikoze ni ukugira ngo umukorere nako ga surprise, basi amenye yuko icyo kintu ugitekereza, icyo kintu kibuka, icyo kintu wakizirikanye mu buzima. Buri umubyeyi arishima cyane nubwo nta kintu wamuha, ariko ukamushima ku mugaragaro, akabibona, akamenya yuko icyo kintu wakizirikanye. Ntabwo umuntu abivuze kuko mudashima, ariko ahubwo kuba ari ukugira ngo wenda habeho nko gukanguka, dushima batugiriye neza igihe bakiriho. Nanjye abo nshima nzabababwira kuko barahari mu buzima. Hari abantu benshi twagiye duhura nkibaza se Mana, aba ni marayika wanteguriye kugira ngo aba bantu tube duhuye. Ni gahunda yo gushima rero kuri Clarisse TV Official. Birashoboka ko yaba ari inshuti yawe, ukaba uvuga uti ibyo ari byo byose iyi nshuti twahuye ku itariki 5 z'ukwa 4 2000 angirira neza, turahura mu buzima, ntabwo nzakwibagirwa. Ukabimubwira, yewe niba ari nakado wateguye nayo ukayimugezaho kuri social media, nawe iteka byose akajya ahora areba icyo kiganiro akavuga ngo uyu muntu yaranshimiye mu buzima. Icyo gihe iyo ushimiye umuntu bimuha avantage yo kugira ngo n'abandi bari inyuma bakeneye gufashwa nabo abazamure, kuko aravuga ati ibyo byose nabo nafashije barabizirikanye. Nyaboneka nimuze dushima batugiriye neza, nimuze tubabwire ko tubakunda bakiriho, nimuze tubabwire amagambo meza abanezeza. Za ndabo nimuze tuzibahe bakiriho, aho kugira ngo tuzazijyane bararangije urugendo rwabo hano ku isi. Nyaboneka nimuze dushime abantu batugiriye neza, nimuze tubereke urukundo, nimuze tubereke ko twazirikanye. Ni muri bya biganiro rero, niba ushaka kugira umuntu ushima, hamagara 0788425014 baguha umwanya kugira ngo ushime umuntu wakugiriye neza. Birashoboka ko wenda washima umwana wawe, biragoye ko umubyeyi ashobora kuvuga ngo kuri social media ndashima umwana wanjye, ariko hari abana batazi kuzirikana. Isaha ku isaha akagenda akikorera ibyo abonye, mbese akajya mu bindi bintu byinshi, ariko ntazirikane ko hari umubyeyi wamugiriye neza. Ntuzirikane ko hari umwana waba warakugiriye neza mu gihe abandi bana bari mu businzi, mu gihe bari mu bintu byinshi by'uburumbo, ariko wakabizirikana akavuga ngo hari umubyeyi ngomba kuba hafi kuko nawe yambaye hafi. Birashoboka ko
ushobora kubwira umubyeyi wawe uti warakoze kwihangana, nagiye nitabi njya mu bintu byinshi, uranyihanganira uragumya ngendaho, ariko aka kanya nagira ngo mbikubwire imbere ya social media, nkubwire ko bya bintu nabiretse kugira ngo nkunezeze mubyeyi wanjye wakoze uko ushoboye urihangana, ariko iki gihe nicyo cyo kugira ngo ngushime ko wihanganye, kandi nkubwire yuko nazange sombi nazivuyemo. Birashoboka ko abantu bakikuzi kuri iryo zina, ushobora kuba waranyweye itabi wiga mu wa 3 segonderi, ariko kugeza uyu munsi abantu bakaba bakigufata mu itabi, bakagufata nka wa muntu. Ni ngombwa yuko ubwira umubyeyi wawe ko wahindutse biri publique, ku buryo nawe yicara akabibona, agatangira urugendo rwo kuvuga ngo umwana wanjye kuva abivuze, akabivuga ku mbuga nkoranyambaga, akabivuga hehe hose, ibyo ari byo byose uyu mwana wanjye yarahindutse. Nimuze dushime inshuti, nimuze dushime abavandimwe, nimuze dushime abatugiriye neza. Mu by'ukuri rero jewe ndabanza gushima Imana iyo yangiriye icyizere ikandinda nkaba ndiho kugeza uyu munsi. Urumva uko byakagenda kose nayo niyo gushimwa, kuba ngihumeka umwuka w'abazima nabyo nibyo gushima Imana. Undi shima nkamushima cyane, ndashima Paul Kagame, we wahaye umugore ijambo. Uyu munsi nkaba mfite ijambo, nkaba njya ahantu hose aho mvuze rikijyana. Ni ukuri ndamushimiye, yarakoze cyane. Ntabwo nzi ko wenda byazamugeraho isaha ku isaha, ariko ahari hose amenye ko hari umugore witwa Uwitonze Clarissa umushima cyane. Ndi umugore, ndi nyampinga, sinzatesha agaciro uwakampaye. Ngaho ni karibu kuri Clarisse TV official muri gahunda yo gushima na utaha.